Aba bahinzi batangaza ko batewe impungenge no kuba bagiye guterwa n'amapfa aturutse ku zuba riri kuva ari ryinshi, kuko imyaka imwe n'imwe yamaze gupfa ikizamuka indi igapfana ururabo. Ibishyimbo byumye, ibinyobwa byatewe imbere, ururabo rwarumye, n'imvura yagwa nta kintu cyazaho, ntacyo twasarura. Ibyo byose izuba rirava, cyenda hari ubwo yapfa cyangwa se hari ubwo Imana yatugira neza ikaduha imvura igahembuka, uragabanuka. None se urabona bitumye cyakuma nabwo uragabanuka kubera yuko nyine riba ryaracanye, kuko uruyange rurahunguka. Ese ko izuba ryateye imyaka ikaba yarumye, imvura se ko yanze kugwa, twarahinze imyaka iramera, aho kugira ngo ujye ejuru izuba riracana. None se kubona uhinga uteganya ko ari kuzarya nturya imyaka ikumira ku gasozi, gusa urumva tudafite amapfa. Reka dahari yapfuye burundu. Use nk'imyaka yarigeze mu rurabo ukaba rwarahungutse yaguhakaza urundi. Iri zuba ni ibihe bigoye. Iri zuba rigiye kumera nk'iryo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ariko muri icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi 2000 hariho imyumbati, abantu bakagirwa n'imyumbati. None ubu ngubu nta myumbati iriho. Dufite impungenge zikomeye kuko twagirwaga n'imyumbati, none n'imyumbati ikaba nayo dufite. Ikibazo cy'amapfa ni ikibazo kigoye. Kubera ariho twabonaga imirire, none nituzongera kuyibona tuzabaho gute? Ubushize twari twejeje pe, bwikanzemo akanya gato, ubundi tweza ibigori, hera n'udushyimbo duke, ubundi nyine umuntu akabaho ku gikoboyi gutyo nta kundi. None se ko tutakubwira ngo tumanurire imvura itwezereze ko utabishobora? Mugiraneza David ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Bugesera, akaba ari nawe ubaye uyobora aka karere by'agateganyo, yatangaje ko hari amagenzura ari gukorwa kugira ngo abaturage bahuye n'iki kibazo bafashwe. Dufite amasite yegereye amazi kandi abantu benshi bose tubazi bikora muri irrigation, tubashishikariza ko bakora irrigation kugira ngo imyaka itazangirika. Hanyuma rero hari ahantu nyine hatashobora kuba irrigated kubera ko nta mazi ahagera, basaba ko imvura iguye nk'ubu nimugoroba biraguye ko twabashishikariza bakaba bahinga ibijumba, noneho nk'ibishyimbo byangiritse tukaba twazabishaka kandi ariko nibura babonye ibyo kurya bisanzwe. Nicyo kintu turimo gukora ubu ngubu rero, kugira ngo tubashishikarize kugira ngo site z'imyaka yangiritseho dushake ibindi bihasimbuzwa kugira ngo nibura tube dusafaringa ubu ngubu, ariko tuba twabona ibindi byo kurya bisimbura ibyangiritse. Ariko kandi biranashoboka ko hari n'abaturage bazagirwaho ingaruka zikomeye cyane, turimo gukora identification kugira ngo turebe n'abo baturage utundi turere twejeje tuzashaka ukuntu twazafatanya muri rusange nk'igihugu, turebe ko twafasha abaturage bashobora kuzagerwaho n'izo ngaruka. Ariko nta assessment irimo gukorwa ku ngubu, ntabwo turamenya ngo uyu muturage yagizwe n'ingaruka z'izuba ku gipimo kingana gutya, ariko bizakorwa mu minsi iza tumaze kubona ibyangiritse. Aka karere ka Bugesera ni kamwe mu turere tujya twibasirwa cyane n'izuba, ariko kakabihuriraho n'utundi turere two mu ntara y'Iburasirazuba turimo akarere ka Nyagatare ndetse n'akarere ka Kirehe. Gusa ingamba nyinshi zikaba zikomeza kugenda zifatwa mu rwego rwo kugira ngo abaturage bakomeze bafashwe kuba barindwa kuba bakicwa n'inzara. Ibarushimwe Bihoyiki Keve Christian, BTN TV, mu karere ka Bugesera ho mu Burasirazuba bw'u Rwanda.